Inshuti zanjye uyu munsi nabatekeye crepe ziba zifite aka epeseri gatoya nk'uko bibona, kandi izi crepe ntabwo zatwaye ibintu byinshi. Niba ufite agafarini gakeya ukaba wifitiye isukari n'umunyu n'amavuta, ngwino duteke crepe nkwereke uko nazitetse. Mumeze mute? Nzere ko mumeze neza. Ibikoresho ngiye gukoresha ngibi rero: mfite isukari, ndakoresha ibiyiko 2, akunyu gakeya. Ntabwo nkunda ibintu biryohereye mwuka byaramo. Crepe ubundi ntizijyamo umunyu, crepe zigomba kuba ziryohereye, ariko njye ntabwo nabishobora kuzirya ziryohereye kuriya, niyo mpamvu mvanzemo akunyu. Wowe ntuzashiremo umunyu niba ukunda ibintu biryohereye. Hanyuma umunyu n'isukari nabivanze, nshiramo amazi. Aya mazi arakonje, ntago akonje yo muri firigo, ni yayandi asanzwe tuvoma kuri robine, kwa kundi aba akonje nyine. Navuga ngo arakonje kumva ko ari ayo muri firigo. Ngiye guhita mvangamo agafarini, ntabwo ndakoresha agafarini gake. Ndabona ko ari gakeya, nta nubwo yuzuye agakombe. Tuvange, turavanga mpaka bya biti rimwe bivuyemo bya bibumbe. Nibivamo rero biraba biri tayari guteka, turaba turi tayari guteka. Ariko reka tubanze tuvange. Ubundi izi crepe ngewe ngiye kuzishiramo baking powder, ariko ubusanzwe ntiyijyamo, mwuka byaramwe ntiyijyamo. Ubwo nyine nanjye nihaye kuvumbura. Yego, crepe ntijyamo baking powder kubera ko kaba kananutse. Ndashaka kugira ngo kaze kubyibuhaho gakeya, kuko nizanjye ndi bwirire, nta muntu ndi buzihe pe. Wowe crepe yawe ntuzayishiremo baking powder. Najya kubona nkabona abantu muri comment barabimbwiye ngo ngo crepe zijyamo baking powder. Oya, nabikoze mbizi bishaka. Wowe ntuzayishiremo. Twakomeje rero turavanga. Uruvange rwacu turaruvanga. Nakomeje ndavanga, nageze igihe nongeramo kandi gafarini, nongeramo n'amazi kugira ngo byuzure ako kaboro. Hanyuma ikindi ushiramo ni amavuta. Dore amavuta nakoresha, aya mavuta wayabura. Udufuniko tubiri tw'akajerekani cyangwa 3 bitewe n'ibyo wavanze uko bingana. Aya mavuta rero ibyo adufasha, atuma itaza gufata ku ipanu, kandi agatuma, ni ukuvuga ngo ntariya gusa turi bukoreshe ku ipanu, nta yandi turi bushireho kwa kundi bateka capati. Oya, uraza kubibona. Nakomeje rero mvanga. Nabwiye ko nagezaho nkongeramo kugira ngo byuzure kariya kaboro. Nabonye ibyo nakoroze atari byinshi nkuko mbishaka. Uravanga neza, amavuta akivanga hose na bya bibumbe bikavamo. Twakiriye rero abantu bashasha kuri iyi channel yacu. Nitwa Grace Mukarukundo, cyangwa nitwa Mama Larissa ku izina ry'umwana, cyangwa Mama Sano, mfite 2. Yego, wowe witwa nde? Wowe mushasha waje witwa nde? Tuguhaye ikaze rero, ni hano wahageze, ntago wayobye. Yego, hano niho. Ntuzahave, ahubwo hagume, gumamo. Hatera ibirindiro, washinga ibirindiro. Niba utarakora subscribe rero yikore, share, like na comment. Abasanzwe namwe turabashimiye ko mukomeze kubana natwe. Ubwo rero urabona ko uruvange rwanjye rurarangiye, kandi byageze aho ndabyuzuza nkuko nabibabwiye. Ngiye guteka. Urabona ko nashizeho ipanu yumutse, nta mavuta ariho. Nise nshiraho rwa ruvange rwanjye. Ndi gukoresha rushe 2. Narangiza nkayisanza. Urabona ko iki gikoma twakoze cy'ifarini, uru ruvange rw'igikoma
ntago rufashe nk'uruvange rwa pancake, utazabyitiranya. Ntago bifashe nk'uruvange rwa pancake. Uruvange rwa pancake aba ari igikoma cya kindi gifashe, cya kindi nyine gifashe nyagufata. Urabona ko hano ho bijya kurekura nk'amazi, biri muri moyenne, ntago bifashe nka pancake, biba bitandukanye. Urabona rero crepe yanjye ukuntu iri gusa, kubera ya baking powder nashizemo niyo mpamvu hariya biri kuzamuka nk'ibibyimba. Ariko hano uzayishiremo, twabivuganye ko utazayishiramo, ariko niba ubishaka uzayishiremo, ntacyo yagutwara. Twakomeje rero turateka nk'ibisanzwe. Abasangwa hano rero turabashimiye, dukomeje kubashimira urukundo mutugaragariza. Tubashimiye ko mukomeza kureba amavideo yacu mukaduha views, abaduha like na comment namwe turabashimiye, abatureba mwicecekeye turabashimiye. Yego, warebye ukuntu ndeba ko ku ruhande idafashe kugira ngo mbone uko nyihindura, unyuzamo akantu k'akayiko cyangwa akamamiyo cyangwa kandi kabugenewe unyuzamo kugira ngo urebe ko bitagifashe ku ipanu. Mwabibonye ko nta mavuta nashize ku ipanu, ya yandi twavanze niyo turi gukoresha. Ni ukuvuga ni ifunguro ryizewe wahereza umwana wawe ubizi neza ko nta mavuta menshi arimo, wizeye isuku yaryo, wizeye ko rihiye kuko ari wowe waryikoreye. Wapfunyikira umwana agiye ku ishuri ukamutekeraho kugira ngo mugure cya kirindazi cyo kwa murokore, ukanje ukagira ngo uri gukanja matera nayo yayindi imaze imyaka, sinzi uko nabivuga. Hari matera ziba zimaze igihe abana barazirayeho bazinyaraho, uko banyayeho wanika noneho zikagenda zigakomera zikamera nk'ibuye. Mwene ayo mandazi yo hari igihe ugura irindazi kwa murokore ugasanga rimaze iminsi, kandi ngo ntago ashaka guhomba, ntiyakubwira ko rimaze iminsi, akabiguhereza wajya kukirya umwana kikamunanira. Nagukonseya rero kuzajya umukorera utu tuntu tudukrepe. Nabahaye na video yo gukora capati z'amazi, mbaha na video yo gukora pancake. Rero ntabwo wabura icyo ukorera umwana wawe kandi birihuta. Nari nshizeho indi rero, nuko nagiye nyishyiraho ngasanza. Urayisanza neza kugira ngo ize gusha neza, mbega ukayinganisha uko ubishaka, ukayiha ingano uko ubishaka. Niba ushaka kwiba ntoya, niba ushaka irenga hariya, ubisanza nabyo byakoreka. Utegerezaho gatoya nk'ibisanzwe. Ngiye kukwereka ukuntu wongera kureba ko ushobora kuyihindura. Ubanza kunyuzamo akantu hasi ngo wumve ko itafashe hasi. Ndi gukoresha ako kayiko, ubundi nkakoresha rushe. Uritonda kugira ngo udahita uyishwanyaguzamo. Urabona ko ku ruhande niho habanza kugira gute kumuka. Warangiza noneho urabona ko itafashe ku ipanu. Warangiza noneho ukayihindura, ugafatisha ikintu kinini kugira ngo itaza gucikamo kabiri. Wabibonye ntabwo bigoye. Hanyuma ugateka ku kariro gake kugira ngo idashirira, kuko iyo utetse ku muriro mwinshi, ikintu cyose utetse ku muriro mwinshi urabizi ko gishirira cyangwa kikababuka. Nuko nagiye nziteka muri kariya gafarini rero, muri kariya gasahani mwabonye nanombeyemo, nakuyemo udukrepe 15. Urumva atari utwo kenzi. Urabona akariro ndi gukoresha, si ukabonye? Kazi rero nongera kwibutsa batarakora subscribe, batangiye kureba video y'amasaha twabikoze,
muyikore mwakabyaramwe, kandi murakoze umva subscribe ziri kwiyongera umunsi ku wundi. Nukuri turakunda se tuzabaho iki mana yanjye? Tubasabiye ubugingo buhoraho, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi muri iyi si, ubugingo buhoraho. Murabyumva icyo kintu? Nicyo tubasabiye ubugingo buhoraho. Ikindi hano mwese tubasabiye amafaranga n'inshuti z'umumaro, amafaranga n'inshuti z'umumaro n'amahoro y'umutima. Bantu mwese mwakoze subscribe n'abazayikora n'abakiyikora, ibyo nibyo tubifuriza, kuko namwe mudukunda mutatuze, mukadutera inkunga, mukaduha courage. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nakomeje rero ndateka nk'ibisanzwe. Aha nakuragaho utuntu twari twashiriye ku ruhande kugira ngo tutaza kugwaho. Adukuragaho none ngiye kongera mbikore. Procedure ni ya yindi, nta birenze. Nabikoze kenshi kugira ngo ubirebe neza, ubibone neza. Nuko rero duteka crepe zacu, capati z'amazi na pancake. Ngira ngo nari nsigaje gukora iya crepe, mumbabarire muze kuyireba cyane. Ubwo niyo utakunda ikintu ntiwagiha like. Twese ntabwo dufite ubwenge bungana. Ubu bwanjye naha bugarukiye. Niba hari ibirenze kuri ibi ngibi uzi, ubwo ibyanjye naha bigarukiye, nawe uzabidusangize. Buri wese akora ibyazi, ntabwo wakora ibyo utazi. Ubumenyi bwacu naha bugarukiye. Ntimukatuvebe rero, ariko nibe natwe turaza tukabwerekana. Namwe mujye muza mutwereka ibyanyu. Mukomeze rero mubane natwe. N'andi mavideo yose muzayarebe. Abaje uyu munsi muzajye kuri YouTube muri search, musacinge Grace's Kitchen, mwandikemo ngo Grace's Kitchen, muzabona amavideo yanjye yose maze gushiraho. Noneho ugenda ureba, iyo ukunze uyisharinga abashuti bawe, duhe komanteri. Yego, process ni ya yindi. Urabona karira ukuntu ari gakeya, ntabwo gatereka ku mbabura. Urabona hariya ku ruhande aka episeri ukuntu ari gatoya. Iyi rero niyo crepe, nubwo itarimo amata n'amagi. Abantu badakunda amata n'amagi cyangwa mudafite ubushobozi bwo kugura amata n'amagi, mushobora kuba mwari mubufite ejo, uyu munsi bukaba budahari kandi mukeneye kuziteka. Nabyo birakunda. Ushobora kuziteka amata arimo cyangwa ntayarimo, birakunda. Ushobora kuziteka amagi arimo cyangwa ntayarimo, birakunda. Utazagira urwitwazo. Kandi abonye ko n'amavuta bisaba ni makeya, amakara ni makeya. Nubiziteka ku mbabura uzagabanya umuriro. Uziteka ku mbabura uzagabanya umuriro kugira ngo zitazagushirirana. Ntuzagumishe amakara ku mbabura nk'uko wayacanye, oya uzayagabanye. Guys, dore nk'uko nazitetse rero. Warebye ukuntu mpindura? Hari umuntu udafite iyi rushe? Niba utayifite wakoresha ikiyiko nka kwa kundi nakweretse. Akariro gakeya, agafarini gakeya, ibikoresho bikeya. Ubwo uzanshinja iki koko? Hari abantu bakora video bakajya kwipasa muremure, ukajya kugura, ugafata n'udufaranga rusigaranye two guhahira abana, ukajya kugura ibikoresho byinshi kandi ntizinarebwe. Kandi wahera kuri dukeya ufite, ukazageraho ukagera kuri ibyo byinshi ukeneye. Twebwe intego yacu ni ya yindi.
use what you have to get what you want. Wumve ko nanabifashe no mu cyongereza kandi ntacyo nzi, ubwo wenda ntanakivuze neza, ariko ubwo nuko nareshaga, nta kundi mumbabarire, nta kindi cyongereza nzi. Mu gifaransa ubwo nzabyiga no mu gifaransa nzaza kubibabwira, no mu giswahili nimbimenye uzabona nje mbivuga, ariko nimbyica ntuzanseke, ubwo nuko ndesha niyo mashuri yanjye. Wala twatetse rero, turongera turateka, turongera turaruha. Mukomeze muri amavideo yacu nyaboneka, mukomeze muyasharinge, sibyo? Nukuri turabakundaga. Abantu twaturutse kwa Alphonsine tuba twihishe, turabakundaga. Yoga itariho ntago waba urugo kwa Alphonsine hirya iriya, ndavuga i Rubavu. Ndakeka iyi ni iya nyuma guys. Rero niba utarakora subscribe, nkwibutse nanone mbabarira uyikore, ndakwinginze usharinge n'amavideo yacu, uduhe like na comment. Akarayike kamwe hari ikibazo? Umpaye akarayike kamwe sinkubwiye ngo ukora like inshuro nyinshi, inshuro imwe gusa ntacyo bigutwaye. Njye sinagusabiye ubugingo buhoraho, ni ikintu gikomeye. Kasi rero abakomeje kubana natwe, bakomeje kudukurikirana, turabashimiye. Imana ibahe umugisha, uzahahe muronke, Imana ibahaze ibyifuzo byanyu, Imana ibahe ibyo mushaka byose, Imana ibahe amafaranga n'inshuti z'umumaro. Yego, mwakoze kubana natwe. Urabona udukerepe twanjye ukuntu tungana epeseri. Bye bye.